Kristo nashimwe. Uyu munsi tugeze ku munsi wa 31 dusoma Bibiliya, tugeze ku gice cya 19 mu kubara. Reka dusome, titire yaho iravuga ngo amategeko y'igitambo cyiriza y'igaju n'ay'amazi ahumanura. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, ibi nibyo bitegekwa, ni itegeko Uwiteka yategetse ati, bwira Abisiraheli bakuzanira iriza y'igaju idafite inenge cyangwa ubusembwa batigeze gukoresha. Muyihe Eliyezari umutambyi ayikuraho muganditse, bayibikirire imbere ye. Eliyezari umutambyi yendesha urutoki ku maraso yayo, ayaminjagire 7 yerekeje umuryango w'ihema ry'ibonaniro. Iyo nka bayosereza imbere ye, bose uruhu rwayo n'inyama zayo n'amaraso yayo n'amayezi yayo. Umutambyi yende ingiga y'umwerezi n'agati kitwa ezobu n'agatambaro k'umuhemba, abijugunye hagati mu muriro wosa iyo nka. Maze uwo mutambyi amese imyenda ye yiyuhagire, abone gusubira mu ngando, abahumanye ageze nimugoroba. Yosheje amese imyenda ye yiyuhagire, abahumanye ageze nimugoroba. Umuntu udahumanye ayora ivu ry'iyo nka, aribikira inyuma y'aho muganditse, ahantu hadahumanijwe ribikirwe iteraniro ry'Abisiraheli, ngo bajye barivanga n'amazi riyahindure ayo guhumanura. Iyo nka ni igitambo gitambiwe ibyaha. Uyoye ivu ryayo amese imyenda ye, abahumanye ageze nimugoroba. Iryo ribera Abisiraheli n'umunyamahanga ubasuhukiyemo itegeko ridakuka iteka. Uzakora ku ntumbi y'umuntu yose amara iminsi 7 ahumanye, yihumanuza ayo mazi ku munsi wa 3 no ku wa 7 abone guhumanuka. Ariko natihumanura ku munsi wa 3 no ku wa 7 ntazaba ahumanutse. Uzakora ku ntumbi y'umuntu wese wapfuye ntiyuhumanure, azaba yanduje ubuturo bw'Uwiteka. Uwo muntu azakurwe mu Bisiraheli, kuko atamishweho ayo mazi ahumanura. Azaba ahumanye, azaba akiriho guhumana kwe. Iri ni itegeko ry'umuntu upfiriye mu ihema. Uzinjira muri iryo hema wese n'uribamo wese bamara iminsi 7 bahumanye. Kandi ikintu cyose kirangaye kidafite urupfuko kizaba gihumanye. Kandi umuntu uzaba ari mu gasozi agakora ku ntumbi y'uwicishijwe inkota, cyangwa ku ntumbi yindi, cyangwa ku igufwa ry'umuntu, cyangwa ku gituro, amara iminsi 7 ahumanye. Uhumanye bamwendere ku ivu rya cya gitambo cyatambiwe ibyaha, barishyire mu rwabya, barisukeho amazi yatembaga. Umuntu udahumanye yenda agati ka ezobu, akinike muri ayo mazi, ayamishe kuri rya hema no ku bintu byose no ku bantu bari baririmo, no ku wakoze ku igufa cyangwa ku wishwe, cyangwa ku ntumbi yindi, cyangwa ku gituro. Kandi uwo muntu udahumanye amishe kuhumanye ku munsi wa 3 no ku wa 7. Nuko ku wa 7 amuhumanure, nawe amese imyenda ye yiyuhagire, nimugoroba abe ahumanutse. Ariko umuntu uzahumana ntiyihumanure, azakurirwe hagati y'iteraniro, kuko yanduje aheraho Uwiteka. Kuko atamishijweho amazi ahumanura, azaba ahumanye. Iryo ribabera itegeko ridakuka. Kandi umishe ayo mazi ahumanura amese imyenda ye, yakozeho abe ahumanye ageze nimugoroba. Kandi ikintu cyose uhumanye azakoraho kibe gihumanye, uzagikoraho abahumanye ageze nimugoroba. Igice cya 20. Mose na Aroni bakora icyaha gituma Uwiteka yanga ko bajya i Kanani. Iteraniro ry'Abisiraheli ryose rigera mu butayu bwa Zini mu kwezi kwa mbere. Ubwo bwoko buguma i Kadeshi. Miriyamu agwayo, barahamubahamba. Iteraniro ribura amazi, bateranira kugomera Mose na Aroni. Abantu batonganya Mose baramubwira bati, yaba twarapfuye ubwo bene wacu bapfiraga imbere y'Uwiteka,
kandi mwazaniye iki iteraniro ry'Uwiteka muri ubu butayu ngo dupfiremo n'amatungo yacu? Mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana aha hantu habi? Ni ahantu habibwa, si ahantu habibwa, si ahantu hamera imitini cyangwa imizabibu cyangwa amakomamanga, kandi ntihagira amazi yo kunywa. Mose na Aroni bava imbere y'iteraniro, bajya imbere y'ihema ry'ibonaniro, bikubita hasi bubamye, ubwiza bw'Uwiteka burababonekera. Uwiteka abwira Mose ati, enda ya nkoni wowe na Aroni mwene so muteranye iteraniro, mubwirire igitare mu maso yabo kivusha amazi yacyo, ubakurire amazi muri icyo gitare, abe ari ko uha iteraniro n'amatungo yaryo amazi yo kunywa. Mose yenda iyo nkoni ayikuye imbere y'Uwiteka uko yamutegetse. Mose na Aroni bateraniriza iteraniro imbere y'icyo gitare. Mose arababwira ati, nimwumve mwa bagome mwe, muri iki gitare twabakuriramo amazi? Mose amanika ukuboko akubita icyo gitare inkoni ye kabiri, kivusha amazi menshi, iteraniro riranywa ryuhira amatungo yaryo. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, kuko mutanyizeye ngo mwerekanire kwera kwanjye mu maso y'Abisiraheli, ntimuzajyanira iteraniro mu gihugu mbahaye. Ayo niyo mazina y'i Meriba, kuko Abisiraheli batonganiye Uwiteka akerekanira muri bo kwera kwe. Abedomu banga ko Abisiraheli banyura mu gihugu cyabo. Mose ari i Kadeshi atuma intumwa ku mwami wa Edomu ati, Isiraheli mwene so arakubwira ati, uzi imiruho twabonye yose. Ba sogokuruza bamanutse bajya muri Egiputa, tumarayo igihe kirekire. Abanyegiputa batugirira nabi, bayigirira na ba sogokuruza. Dutakiye Uwiteka, yumva ijwi ryacu, atuma marayika adukura muri Egiputa. Dore none turi i Kadeshi, umudugudu wo ku rugabano rwawe. Reka tunyure mu gihugu cyawe, ntituzagira umurima cyangwa uruzabibu tunyuramo, kandi ntituzanywa amazi yo mu mariba yawe, ahubwo tuzaca mu nzira y'umwami, twe gutambikira iburyo cyangwa ibumoso, tugeze aho tuzarangiriza igihugu cyawe. Umwami wa Edomu aramusubiza ati, ntuzanyura mu gihugu cyanjye nta gusanganiza inkoni. Abisirayeli baramubwira bati, tuzaca mu nzira nini, kandi twebwe n'amatungo yacu ntitunywa amazi yawe, tuzakwishyura icyo uzacira. Reka tuhace n'amaguru gusa, nta kindi tuzakora. Arabahakanira ati, ntimuzahanyura. Abedomu babashingira urugerero rw'ingabo nyinshi n'amaboko menshi. Nuko Abedomu banga gucisha Abisiraheli mu gihugu cyabo, nicyo cyatumye Abisiraheli bahindukira bakahareka. Aroni arapfa. Bahaguruka i Kadeshi, iteraniro ry'Abisiraheli ryose rigera ku musozi Hori. Uwiteka abwirira Mose na Aroni ku musozi Hori uri ku rugabano rw'igihugu cya Edomu ati, Aroni agiye gusanga ubwoko bwe, kuko atazajya mu gihugu nahaye Abisiraheli ubwo mwagomereye itegeko ryanjye ku mazi y'i Meriba. Jyana Aroni na Eliyazari umwana we, ubazamure umusozi Hori, wambure Aroni imyambaro ye, uyambike Eliyazari umwana we, maze Aroni ari bupfireyo asanga ubwoko bwe. Mose abigenza uko Uwiteka yamutegetse. Bazamuka umusozi Hori, iteraniro ryose ribareba. Mose yambura Aroni imyambaro ye, ayambika Eliyazari umwana we. Aroni apfira aho mu mpinga y'uwo musozi. Mose na Eliyazari barawumanuka. Iteraniro ryose ribonye yuko Aroni yapfuye, inzu ya Isiraheli yose imara iminsi 30 iririra Aroni. Igice cya 21. Abisiraheli baterwa n'inzoka y'ubusagwe. Umunyakanani umwami wa Rada waturaga i Negebu yumva ko Abisiraheli baje baciye mu nzira ica muri Atarimu, arabarwanya abafatamo mpiri. Abisiraheli bahiga Uwiteka umuhigo bati, nutugabiza iri shyanga tuzasenya rwose imidugudu yabo tuyirimbure. Uwiteka yumvira Abisiraheli, abagabiza abo banyakanani, barabarimbura rwose n'imidugudu yabo barayisenya. Aho hantu bahita Horuma. Bahaguruka ku musozi Hori, baca mu nzira ijya ku nyanja itukura
ngo bakikire igihugu cya Edomu. Imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo. Abantu bavuga Imana na Mose nabi bati, mwadukuriye iki muri Egiputa ikatuzana gupfira mu butayu? Ko ari nta mitsima tuhaboneye, akaba ari nta mazi, kandi tubihiwe n'iyi mitsima mibi. Uwiteka yohereza mu bantu inzoka z'ubusagwe butwika zirabarya. Abantu benshi bo mu Bisiraheli barapfa. Abantu basanga Mose baramubwira bati, twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nabi. Saba Uwiteka dukuremo izi nzoka. Mose arabasabira. Uwiteka abwira Mose ati, cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Mose acura inzoka mu miringa ayimanika ku giti cy'ibendera. Uwo inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Abisiraheli barahaguruka babamba amahema muri Oboti. Babamba amahema y'Iyabarimu iri mu butayu bw'iruhande rw'iburasirazuba rw'i Mowabu. Barahahaguruka babamba amahema mu gikombe cy'Izeredi. Barahahaguruka babamba amahema hakurya y'umugezi wa Arunoni uri mu butayu ugaturuka mu gihugu cy'Abamori, kuko Arunoni ari urugabano rw'i Mowabu rugabanya Mowabu n'Abamori. Nicyo cyatumye byandikwa mu gitabo cy'intambara z'Uwiteka ngo, Vahebu y'Isufu n'utugezi twa Arunoni n'umukoke w'utugezi ugenda werekeje ku mazu ya Ari ugahererana n'urugabano rw'i Mowabu. Barahahaguruka bajya i Beri. Iryo ni ryo riba Uwiteka yabwiye Mose ati, teranya abantu mbahe amazi. Maze Abisiraheli baririmba iyi ndirimbo bati, dudubiza riba nimuririmbe. Iri ni iriba ryapfukuwe n'abatware, iry'imfura z'abantu bafukurishije inkoni y'icyubahiro n'ingegene zabo. Bagahaguruka muri ubwo butayu bajya i Matana. Barahaguruka bajya i Nahariyeli. Barahaguruka bajya i Bamoti. Barahaguruka bajya mu gikombe kiri mu gihugu cy'i Mowabu. Bajya mu mpinga ya Pisiga harengeye ubutayu. Abisiraheli batsinda Sihoni na Ogi. Abisiraheli batuma intumwa kuri Sihoni umwami w'Abamori bati, reka tunyure mu gihugu cyawe, ntituzatambikira mu mirima cyangwa mu nzabibu, ntituzanywa amazi yo mu mariba. Tuzaca mu nzira y'umwami tugeze aho tuzarangiriza igihugu cyawe. Sihoni ntiyakundira Abisiraheli ko baca mu gihugu cye, ahubwo ahuruza ingabo ze zose ajya mu butayu gusanganira Abisiraheli. Agera i Yahasi arwanirayo n'Abisiraheli. Abisiraheli bamutsindisha inkota, bahindura igihugu cye, bahera kuri Arunoni bageza kuri Yaboki ku rugabano rw'Abamoni, kuko urugabano rw'Abamoni rwari rufite ingerero zikomeye. Abisiraheli batsinda iyo midugudu yose, batura mu midugudu y'Abamori yose, Heshiboni no mu midugudu ihereranye naho yose, kuko Heshiboni rwari ururembo rwa Sihoni umwami w'Abamori. Barwanije umwami w'i Mowabu watanze akamunyaga igihugu cye cyose kigera kuri Arunoni. Nicyo gituma abahimbyi b'indirimbo bavuga bati, nimuzi Heshiboni, ururembo rwa Sihoni rwubakwe rukomezwe, kuko umuriro waturutse i Heshiboni, ikirimi cyavuye mu rurembo rwa Sihoni kigatwika Ari y'i Mowabu. N'abatware b'amasengero yo ku mpinga y'imisozi yo kuri Arunoni. Ubonye ishyano Mowabu, urapfuye wa bwoko bwa Kemoshi we! Yahaye abahungu babo guhunga, abakobwa babo yabahaye kujyanwa ari abanyagano na Sihoni umwami w'Abamori. Twarabarashe i Heshiboni barimbukana n'igihugu cyabo kigeza i Diboni. Turimbura igihugu tugeza i Nofaki, inkongi igera i Medeba. Nuko Abisiraheli batura mu gihugu cy'Abamori,
Mose atuma abatasi gutata Yazeri, batsinda imidugudu yaho, birukana Abamori bari bariyo. Barahindukira barazamuka baca mu nzira ijya i Bashani. Ogi umwami wa Bashani abasanganiza ingabo ze zose muri Edureyi ngo abarwanirizeyo. Uwiteka abwira Mose ati, ntumutinye, kuko mukugabizanije n'abantu be bose n'igihugu cye. Nawe umugirire uko wagiriye Sihoni umwami w'Abamori, wa wundi wari utuye i Heshiboni. Bamurimburana n'abahungu be n'abantu be bose, ntihasigara n'uwa kirazira, bahindura igihugu cye. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Dushoje umunsi wa 31, tuzakomeza dutangira n'igice cya 22.